ndagusuje kandi mwifurije byiza ahantu hose uratandukanye wowe nshuti muvandimwe uteze amatwi ibiganiro kuri channel yitwa Imboni TV ngwaye ikaze muri aya makuru je nitwa Ajabu Marashi. Tugiye kureba amakuru yandi ari kuvuga muri uyu mwanya muri Middle East ne burasirazuba bwo hagati mu byukuri ari intambara ikomeje guhuza Amerika, Iran ndetse na Israel. Kuri uyu munsi aravuga yuko Trump yamaze kuvuga ko intambara iri muri Iran igomba kuzamara iminsi myinshi ko kandi yateze kuba yarangira mu minsi ya vuba, ndetse yanga ubusabe bwa Iran ko Iran irasabye yuko intambara ihagarikwa, kuko Iran yasabye mu minsi itambutse yanditse itangazo isaba yuko intambara ihagarara muri iyi minsi, ndetse Amerika igahagarika intambara kuri Iran, hanyuma Iran nayo igahita ifungura Hormuz, ariko nanone Iran ikemererwa kuba yavananwaho yakwemererwa kuba yakoresha ingufu za nucleaire nkuko yari yabisabye. Ariko kandi ibyo byose Trump yarabihakanye avuga ko Iran iri kwifuza ibirenze urugero. Trump mu magambo yavuze ngo intambara ntago izarangira vuba kuko byagabanya icyo dushaka, byaje mutogera ku nzozi zacu nicyo twifuza. Bityo rero ati ibyo mudukangishije ko mwafungura umuraro muzi ni mushaka mu byihorere, ariko ntabwo twakwemera ko intambara itirangira kano kanya. Amagambo ya Trump yatangaje nyuma yuko mu minsi ishize we Iran yari yasabye yuko yakwemera icyifuzo cyose isabwa. Imaze gutanga proposal ebyiri. Ishuro ya mbere yavugaga yuko Iran isaba Amerika guhagarika intambara, ndetse Iran ikemererwa kuba yafungura Hormuz igahita yifungura, ariko nanone ikemererwa kuba yakoresha ingufu za nucleaire. Icyo cyifuzo Iran yaragisabye, hanyuma Amerika iracyanga. Trump aravuga ngo ntabwo yasinya yemera yuko Iran izakoresha ingufu za nucleaire. Hanyuma ku munsi ukurikiyeho Iran itanga ikindi cyifuzo cya kabiri, ubundi busabe bwa kabiri ibunyuza kuri Palestine nk'umuhuza muri bino biganiro. Icyifuzo cyangwa se ubusabe bwasabaga yuko Iran yifuza guhagarika intambara, ariko nanone ishyiramo bya byifuzo nanone bindi bitandukanye, yongera gusaba yuko Amerika yahagarika intambara, ndetse isaba ibindi bitandukanye byinshi. Isaba ko hakongera akabaho ibiganiro hagati yayo na Amerika, isaba yuko mu byifuzo bya Iran yuko Hormuz yafungurwa, intambara igahagarara, Amerika ikava mu byambu bya Hormuz. Iran yarasabye ibintu byinshi bitandukanye. Niho Trump yashingiye uyu munsi avuga ngo ntabwo dushobora guhagarika intambara kuko ntabwo twifuza kwirangira. Mu magambo Trump yavuze ngo ntabwo nishimiye icyifuzo cya Iran gishya cy'amahoro. Al Jazeera niko yabyanditse. Ikinyamakuru Al Jazeera cyanditse yuko Trump yakoresheje ayo magambo yuko Iran cyangwa se icyifuzo cya Iran yasabye yuko Trump yacyanze, avuga yuko atishimiye icyifuzo cy'amahoro cyo guhagarika intambara kuri Iran. Ikivuzo avuga yuko rero abasaba ibintu nk'ibyo ngibyo ngo bitakwemererwa, kubera ko ngo Iran iri gusaba ibyifuzo birenze. Mu magambo ya Trump yavuze ngo bari gusaba ibintu bidashobora kwemerwa, cyangwa se ari gusaba ibintu birenze ubushobozi byinshi cyane tutakwemera twebwe ubwacu. Ati kandi ati icyifuzo cy'uko intambara yarangira vuba kuko byazongera guteza ibibazo mu gihe kizaza. Kuri Trump ati sinifuza ko intambara yahita irangira vuba, ati igomba kumara igihe, ikaba yamara igihe kirekire karamba, kubera ko irangiye vuba cyangwa se mu gihe cyakwihuta byazangira ingaruka ku hazaza. Bityo rero bizatuma intambara izakomeza kumara igihe nirangire. Trump niwe wabitangaje, avuga ko yemeye ko intambara irangira muri iki gihe cya none cyangwa se muri minsi yavuye nk'uko Iran yabisabye, ngo yazagira ingaruka. Trump ntabwo yadetaye izo ngaruka zazaba mu gihe kizaza, gusa yavuze ko impamvu atarangije intambara muri iyi minsi yavuga nk'uko Iran yabisabye ni uko byazanye ingaruka ku hazaza. Iran yari yabisabye, ariko Trump yongeye kuvuga yuko, cyangwa se Amerika yongeye kuvuga yuko irimo kuburira ibihugu byinshi birimo kwambutsa peteroli, binakora ubucuruzi mu muraro wa Hormuz binyuzamo peteroli, yuko bino bihugu byose bishobora kwisanga mu kaga gakomeye cyane, kuko hari amato yakunze kugaragara ari guca muri Hormuz ibihugu bitandukanye. Amerika yaburiye bino bihugu byose bikomeje guca muri Hormuz bikoramo ubucuruzi, bitambukanamo ibintu bikomoka kuri peteroli mu buryo bugiye butandukanye. Amerika ivuga ko bino bihugu biri mu kaga, ikindi ko bishobora kwisanga byagwiriwe n'ibintu bitari byiza, barashwe muri rusange. Amerika yavuze ngo ibihugu birimo gukora ubucuruzi muri Hormuz ivuga yuko biri kwishora mu kaga akomeye, bari gukina ngo n'umuriro batazi, nk'uko Iran Al Jazeera yabyanditse, ariko magambo
yavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ko ibyo bihugu byose rero birimo kwambutsa ariko bitahawe uburenganzira na Amerika, biri mu kwaha kwa Iran cyangwa se byahawe go-ahead na Iran, gusa Amerika itabizi. Ibyo bihugu ngo biri mu kaga gakomeye, harimo no kuraswa amato yabwo akaraswa cyangwa se agafatwa, ndetse n'ibyo bihugu bigahomba ya peteroli byari bivuye kurangura, bivuye kuvana muri Hormuz ikaba yaburizwamo. Amerika kandi ivuga yuko uwishyura amafaranga yose Iran yo guca muri Hormuz cyangwa se muri uwo muyoboro, ibyo ngibyo ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi ngo kunyura muri uwo muyoboro, uwo ari we wese ashobora gufatirwa ibihano bikomeye cyane na Washington. Bivuze ngo umuntu wese uri guca muri Hormuz, usibye no kuba amato yafatwa cyangwa se akaraswa cyangwa na peteroli akayamburwa, na Washington cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizafatira icyo gihugu ibihano, kuko kiri kunyura muri uwo murwa wa Hormuz kitahawe uburenganzira na Amerika. Ibi ni ibintu byose bivuzwe muri aka kanya, nyuma y'uko Trump yanze y'uko intambara irangira, akananga ko Hormuz ifungurwa, kuko Trump azi neza ko adafite ubugenzuzi bw'100% kuri Hormuz, ndetse inyungu yifuje atayifite muri Hormuz. Niyo mpamvu yihutiye kuvuga aya magambo y'uko akomeze gushyira igitutu kuri Iran kugira ngo izageraho icika intege, izageraho isa nimanitse amaboko, yanga guhagarika intambara ku cyifuzo cya Iran. Muri iyi minsi yashize itaranakira, ndumva n'ejo hashize, icyifuzo cyari cyagiye hanze cya Iran, yari yemeye buri kimwe cyose. Byinshi muri ibyo Iran yari yasabye yari yabashije kubyemera, ariko iza kubyanga mu bundi buryo butavuzweho. Icyo gihe byateje andi makimbirane, kubera ko Iran yari yemeye ko yagirana ibiganiro. Iran yari yemeye yuko iri bufungure Hormuz, Iran yari yemeye yuko hari ubugenzuzi bushyashya, kuko mu itangazo ryari yagiye hanze ry'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mujtaba Amenei, ryari ryavuze yuko Hormuz igiye gushyirwaho amategeko mashyashya yihariye, izafatanya na Oman kugenzura kino kigobe, ariko kandi ibihugu byose byo mu karere ka Afurika ko hagati burasirazuba kakazaba gafite inyungu muri Hormuz, ndetse ku bufatanye na Oman. Avuga ko ikigobe cya Gulf nacyo bino bihugu bizafatanya mu kukigenzura. Icyo gihe yari yavuze yuko Mujtaba Amenei, umuyobozi wa Iran w'ikirenga, yari yavuze yuko abanzi bose ba Iran aribo Israel na Amerika, igihembo cyabo ngo ni ukuraswa bakoherezwa mu nyanja mo hasi bagacishwamo kugira ngo bagere mu kuzimu byoroshye. Ubwo ni ukubica, nicyo yarashatse kuvuga. Avuga ko ngo abanzi bitwa Amerika ngo ni ibisambo bagenzwa n'inda mbi ndetse ngo n'inda nini, bityo ngo bazabica babajugunyemo hasi muri Hormuz. Aravuga ngo rero abo banzi, ibyo bihumbi byinshi biza mu gihugu cyacu bigenzwa n'inda mbi, bigenzwa n'amaramuko, ati ibyo bisambo tuzabyica tubijugunye mu mazi mo hagati mu nyanja, tubishe tubageshyire mu kuzimu, ati nta kindi gihembo cyabo. Ayo magambo yavuze birashoboka yuko ari yateye impungenge, akanakorwa Trump akanga guhagarika intambara kuri Iran, ahubwo Trump agakomeza gutegura intambara mu bundi buryo bushyashya, kuko ni itangazo ryarimo ibintu byinshi ryasomwe kuri televiziyo ya leta muri Iran, ryarimo ukuri kwinshi cyane, ririmo umuceri, niko abenshi bavuga muri iyi minsi ngo yemennye umuceri. Yari yavuze yuko we ikindi mu itangazo yavuga yuko Iran izakomeza kugenzura nikeleyeri, ikindi ngo Iran ikazakomeza gutunganya ingufu za nikeleyeri, kandi icyo ngicyo nicyo Amerika idashaka. Kuba Iran yaravuze muri iyo tangazo ry'uko izakomeza kugenzura ingufu za nikeleyeri, ikindi gashimangira gukora misile nyinshi, kugenzura nikeleyeri no kuzibungabunga, ngo ni kimwe nuko nk'uko umuntu yabungabunga amazi agafatwa neza, ubutaka, ikirere, nk'uko bibungabungwa, ngo niko nikeleyeri na misile muri Iran bigomba guhabwa agaciro. Ikindi icyo gihe yashimangiye yuko abaturage barenga 90% batuye Iran, ari hanze n'abari mu gihugu imbere, ko bose bifuza cyangwa se bashyigikiye icyifuzo nk'icyo ngicyo, harimo gukunda igihugu muri ubwo buryo bw'uko Iran izakomeza gukora ingufu za nikeleyeri. Birashoboka yuko aka kantu Trump yagatekerejeho, mu basesenguzi benshi nagiye mbona bagahurijeho bakavuga bati ahari yabonye ko Iran ibintu iri gusaba mu mvugo no mu nyandiko no mu bikorwa bitari kujyana neza. Ati rero reka tube turetse kurangiza iyi ntambara, wenda turebe niba koko ibyo bavuze mu itangazo ryabo byakwivuguruza cyangwa se byahinduka, bishobora bikomeza guteza impungenge mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, uko nagiye mbibona mu buryo bugiye butandukanye.
ni ibintu byari byagiye hanze bivugwa ari byinshi muri rusange, bikagaragaza ko hari ikindi kintu kidasanzwe cyaba cyabaye muri rusange. Hari havuzwe rero byinshi kuri uyu munsi, gusa bikomeza kugaragara yuko intambara Trump niwe utari gushaka yuko irangira. Trump yari yagerageje gushyira igitutu gikomeye kuri Iran, ariko Iran ikomeza kubyanga yivuye inyuma ikavuga yuko bitashoboka. Icyo byasaba cyose, icyo Amerika yakora, icyo Iran cyose yakora, yuko ngo bitakunda. Yari yabisabye ariko Iran yakoze igishoboka cyose, ariko Amerika iza kubyanga. Gusa nanone kuri uyu munsi, nyuma yuko Trump avuze ko intambara itahita irangira ako kanya, ndetse akavuga yuko agomba gufata ibihano byose ibihugu biri gucamo rumuzi bikoramo ubucuruzi bitaha uburenganzira na Amerika, ibyo byose byatumye intambara ikomeza muri Burasirazuba bwo hagati. Kuko kuri uyu munsi turi kuvugana, habaye ibintu bikomeye cyane kuko Israel irakomeje ibitero byayo muri Libani, ndetse muri Libani y'amajyepfo hapfuye abantu benshi kuri uyu munsi turi kuvugana, ndetse n'ahantu henshi hatandukanye hakomeje ibitero mu mijyi itandukanye y'ahandi mu bice bitandukanye, dore ko hari ibitero byabaye bya drone, misile zitandukanye zarashe muri Libani cyane cyane zahibanze. Havuga yuko rero nubwo kano gahenge kumvikanye nko muri Libani hagati ya Libani na Israel katigeze koherezwa n'umunsi umwe, kuko hakomeje gupfa abantu batagira ingano muri iyi minsi. Ikindi kiri kuvuga ahangaha, abantu batagira ingano bapfuye uyu munsi. Abantu babiri muri Libani bavuzwe yuko bapfuye nk'uko byatangajwe. Ikindi kandi Iran yisha abantu babiri bashinjwa gukekwaho cyangwa se gukorana n'ubutasi bwa Mossad mu gihe cy'intambara, bakagambanira igihugu. Bamaze gupfa kuri uyu munsi. Ariko kandi tugaruke muri Amerika tuvuge yuko mu by'ukuri intambara ikomeje guhenda, ndetse ikanatuma abanyamerika batera icyizere Trump tuze kwihuza nuko ari gushyira ku gitutu gikomeye n'amahanga. Kuko ubu Amerika esasi yawe yari itarahenda cyane ugeneje n'ahandi, yaguraga amadolari 3 gusa muri Amerika, mu gihe ahandi yari igeze ku madolari agera ku 126. Noneho muri Amerika yazamutse igera ku madolari 4.39 ivuye ku madolari 3. Abaturage benshi bajya mu mihanda bamagana Trump n'icyifuzo cyo gutera Iran, bakomeza kumutera icyizere bavuga yuko kuba yarashoye intambara kuri Iran biri kugira ikibazo ndetse n'ingaruka ku ihungabana ry'ubukungu bw'abanyamerika. Duhuze icyo kintu, kuba Trump ari gutererwa icyizere n'abaturage be. Ikindi, Trump ari gushaka yuko Hormuz ifungurwa ku gahato kugira ngo icyizere gutererwa n'abaturage be kigaruke, kugira ngo Hormuz nifungurwa ku gahato ke agaragaza ko yatsinze, kuko yavuze ko azatsinda byanze bikunze iyi ntambara, byanze bikunze uko byenda kose ngo azatsinda. Ikindi tugaruke ko aka kantu Trump kuba yarasabye ko Kongere yongera bijishorwa mu gisirikare akagera kuri $1.5 trillion, akavuga ko hari abasirikare benshi bazajya muri iyi ntambara muri Iran bandi bashyashya ibihumbi byinshi, kandi yavuze ko azakomeza gukora ibishoboka byose akagenzura Iran, ndetse Hormuz ikazagenzurwa mu buryo bwe ashaka. Bino biri kuvuga yuko Trump yashyizwe ku cyizere cyinshi n'abayobozi be b'ingabo, kuko ubushize abayobozi b'ingabo be bagiye bagerageza kumwumvisha ibindi. Kuko muri iyi minsi ishize ku wa 4 cy'umwaka dusoza yakiriye ubusabe bugera kuri 2, uburyo bushyashya 2 Amerika igisirikare cyahaye Trump bwo kongera gutera intambara, gutera Iran. Ibyo byifuzo 2 Trump yakiriye yabigejejweho n'umukomanda mukuru uri mu bakora muri no bitero muri CENTCOM. Ni ukuvuga ngo yari yavuze yuko ibyo byifuzo 2 kimwe muri byo cyangwa se byose bizakoreshwa mu ntambara ya Iran, ariko ngo byatuma irangira vuba. Icyo ngicyo abandi babihuje nuko ibyo byifuzo yakiriye 2, uwo mukomanda yari kuzamusobanurira strategy yabyo uko bikora, kimwe cyakora gutya ikindi kuriya, hanyuma tugatsinda umwanzi ari we Iran, tukamutsinda tukamunesha burundu. Birashoboka yuko ibi byifuzo Trump yakiriye by'abasirikare bashyashya b'abakomanda bashya muri ingabo muri Iran bari kurwana, ari byo byamumotive cyangwa se byamuteye umuhate mushyashya
wo kutagendera ku busabe bwa Iran ndetse no ku cyifuzo cya Iran, agakomeza guhangana no kumva ko yagera ku ntambara bya burundu akayikomeza ntayirangize byihuse. Abenshi mu basesenguzi babihuje nuko we icyo arimo asaba n'icyo ari gukora n'icyo ari kwifuza bijyanye nuko yabonye ko intambara kurangira kwayo kudashoboka cyangwa se kudari muri iyi minsi ya vuba. Ibyo ni ibyavuzwe n'abasesenguzi batandukanye, benshi bavuga bati mu by'ukuri birashoboka yuko harimo ibindi bibazo bitandukanye batagiye babona, ariko nibyo byagiye bigaragara muri rusange. Ariko kandi bakavuga bati afite ikindi kintu yishingikirije abantu batazi, cyangwa se akavuga yuko kuba zakomeza guhashya Iran no kuyitera ubwoba bizakomeza gutera ikibazo. Ariko ntitwibagirwe ko Iran ifite ubundi buryo bwayo, nubwo atari bwinshi, igurishamo ibikomoka kuri peteroli na esasi. Ifite ubundi buryo, nubwo ari buke atari nk'ubwa mbere, ariko ifite ubundi buryo bukeya igurishamo peteroli yayo na esasi yayo, ku buryo mu gihugu cyabo hatabungabanya ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero Iran isa nituje, kuko no muri iyi minsi ishize ikibigaragaza, umuyobozi wungirije wa Ameneyi mu biro bye yari yatangaje ko Ameneyi ahugijwe no gutegura ibindi bitero no gutegura ubundi buryo bushyashya, ndetse kandi ahugijwe no gushaka ikibazo cy'umutekano muke muri Iran, cyane cyane kuri iyi ntambara no gufungura Hormuz. Uyu muyobozi yarashubije kuri Trump yavuga ko yamurashe akaba aguwe n'abana amerewe nabi, kuko kuva intambara yatangira muri Amerika kuri 22 Werurwe mu kwezi kwa kabiri Gashyantare 2025 n'itandatu intambara yatangira ataragara mu ruhame, ubwo se yapfaga ari kumwe n'umugore wa Ameneyi. Trump yavuze ko uyu mugabo Mojtaba yaba yarapfuye yaguye muri iki gitero, ariko uyu muyobozi mu biro bya Mojtaba yavuze ko kuba ataragaragara mu ruhame, haba mu mafoto, haba ku mashusho, cyangwa se muri video n'ahandi runaka ariho hose cyangwa mu ruhame, kuba ataragaragara ngo si ikibazo cy'uko arwaye cyangwa se amerewe nabi. Oya, yaravuze ngo umuyobozi wacu w'ikirenga ameze neza. Kuba atarimo agaragara mu ruhame ni ikibazo cy'uko ari gushaka igisubizo cy'intambara muri Iran, ari gushaka ituze ry'abaturage, ari gushaka uburyo yarangiza iyi ntambara agafungura Hormuz, isi ikagira amahoro, akarere kakagira amahoro, ndetse mu bintu bikagenda neza. Ibyo ngibyo byagiye bihuzwa n'izi mpande zose, kuko ibyo Iran ivuga cyane umuyobozi w'ikirenga ibyo yatangaje n'ibyo Trump avuga bakabibaza bakavuga ati ahari bashoboka yuko byaza gutanga indi message cyangwa se ubundi butumwa mu bundi buryo abantu batigeze babona cyangwa se batatekerejeho mbere. Ibyo byakomeje kugaruka mu buryo butandukanye ku mbuga y'urugamba, n'abasesenguzi bakabigarukaho, niyo nyamakuru byagiye bibyandika bakavuga bati birashoboka yuko hano haba hahishemo ibintu byinshi cyane ariko abantu batabasobanukiwe neza muri rusange. Ngayo nguko gusa ubusabe bwa Iran icyo bwari bushingiyeho bwari bwinshi, nubwo Amerika yari yabyanze, ariko Iran yarasabye ibintu byinshi bitandukanye, yagerageje koroha, kuko Iran yagerageje mbere na mbere gusaba yuko izatunganya nucleaire ingana 20% imyaka 5, Amerika ikabyanga. Noneho Amerika yasaba yuko ubwo Iran yasabye ko yayikora imyaka 5, Amerika itimureke 20. Muri rusange Trump yavuze ko Iran iri gusaba ibirenze, ariko iyo urebye usanga ubwo Amerika iri kwifuza ibirenze, uko n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko muri Iran yavuze ko Amerika iri kwifuza ibirenze urugero kuri Iran, kandi Iran idafite. Mu bintu Amerika Iran herutse gusaba, yaravuze yuko hakenewe gukuraho cyangwa se kugabanya blockade, kwa gufungwa cyangwa se kwa kundi Amerika yagiye mu byambo bya Amerika biva muri Hormuz n'ibijyamo. Iran yarasabye ko ibyo bintu byavaho, hanyuma ikava mu byambo bya Iran. Nibyo byifuza Amerika yari yasabye, Iran yari yasabye mu minsi ishize, bino Trump yashingiye asubiza. Ibindi bintu Iran yerutse gusaba, yari yasabye yuko habaho gufungurwa kwa cyangwa se hakoreshejwe ingendo muri Strait of Hormuz, ingendo muri Hormuz zikaba zafungurwa. Ubwo mu gihe Amerika yavuye mu byambo bya Iran bijya muri Hormuz n'ivamo, ni Iran izafungura Hormuz, ariko kandi ntambara no kuri Iran irangire. Iran kandi yemererwa gutunganya ingufu za nucleaire, ariko kandi Iran izakomeze gusaba uburenganzira cyangwa se ijambo rikomeye cyane kuri Hormuz, ndetse n'urujya n'uruza rw'ibijya muri Hormuz n'ibivayo. Iran nibwo yasabye ko intambara yarangiye nubwo Hormuz yafungurwa, yarasabye kugira ijambo rikomeye cyane muri Hormuz, igakomeza kubigenzura nk'ibisanzwe, ntihezwe, ntisubizwe inyuma. Mu bindi rero yari yasabye mbere yuko isubizwa cyangwa se kuri kino kibazo cyayo, Iran yari yasabye ingwate z'umutekano, ikindi zerekana yuko Amerika cyangwa se Israel zitazongera gutera kuri Iran n'umunsi nk'uko byagenda kose.
icyo gihe yaravuze ngo nimuhagarike intambara kuri Iran tugafungura Hormuz mukatwemerera gukoresha ingufu za nucleaire mutwereke yuko cyangwa se muduhe ingwate yerekana ko mutazongera kudutera haba mwebwe cyangwa se Israel cyangwa se kuri Libani mutazongera kuyirasaho. Ibyo ni mu bitwereka biraduha icyizere cy'uko koko mutazabikora. Iyo ngwate ubwo nimuyikoresha nabi turayigira iyacu, nimwongera kudutera cyangwa se mugatera kuri Libani ubwo iyo ngwate muduhaye ntabwo iba ikiri ingwate, iraba yabaye ikiguzi cya bya bintu mwakoze mukarenga ku masezerano twumvikanye. Ikindi rero yarasabye ibiganiro bishobora gukorwa mu byiciro, ariko ikibazo cya nucleaire kikaba cyaza nyuma ntikiye mu byibanze. Ibyo ni byo yari yasabye, ikifuza ko byagenda neza kandi bikajya ku murongo kugira ngo bihabwe gahunda neza bijye ku murongo mwiza kandi ufatika. Nuko muri rusange byari bihagaze, gusa kino cyifuzo cyo Trump yagiteye utwatsi avuga ko bidashoboka, kandi ko Amerika yavuze ko Iran ngo ikifuza ibirenze urugero bidashoboka kuba byaboneka, ndetse ko kandi inaburira ibihugu byose biri kujya muri Hormuz bidahawe uburenganzira na Amerika ko bizaraswa bigafatirwa ibihano, kandi na Amerika ibyo bihugu amato yabyo akaba yazanafatwa agashimutwa akaraswa se, cyangwa se muri rusange bikaba byaba bicyane kurushaho mu gihe byagiye muri Hormuz kunyuramo amato yazo ariko bitahawe uburenganzira na Iran. Baravuga bati mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane, bityo rero mugenze gake tubanze turebe ibintu bigana naho byerekera. Nuko bimeze muri rusange. Reka nsoreze ahangaha, gusa ni byinshi byavuzwe muri iyi ntambara, gusa shimire mwe mwanya nanjye muri aya makuru, muri aka kanya amakuru agezweho. Nitwa Jabu Marashi, ndagushimiye cyane abanye nanjye. Ufite igitekerezo nyunganizi cyangwa ikibazo watwandikira muri comment. Hanyuma ibiganiro byacu birakomeza, muhaye muronke, Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.